Abanyeshuri bari hafi gutangira niyo mpamvu nabazaniye ama lunch box meza kandi adahenze, ikindi nabazaniye izindi table runners nziza cyane muri kuzibona, ndababwira n'ibiciro byazo. Muri iyi video rero ndabereka n'utundi dukoresho dutandukanye two mu gikoni nongeye muri Redesto, buri cyo ndabereka cyose muri iyi video ndababwira n'ibiciro byacyo. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasoje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Ku bantu bashyashya no kuri Rede TV ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ari ubwa mbere umbonye, njyewe nitwa Rede, nguhaye ikaze rero wiyumvemo ikaze. Niba nawe uri umusango uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Nk'uko bamwe muri mwe rero mumaze kubimenyera, ncuruza ibikoresho bitandukanye bijyanye n'igikoni, by'umwihariko uyu munsi hari udukoresho nshaka kubereka, dore n'amashuri agiye gutangira, niyo mpamvu mvuze nti reka mbereke udukoresho mbafitiye muri Redesto, ndababwira n'ibiciro byatwo, ariko usibye n'utu ndabereka n'utundi dukeya ingenzi ukeneye mu gikoni iwawe no ku meza yo kuriraho iwawe, mbabwire n'ibiciro. Murabizi ko ibintu byose mberetse muri video ncuruza muri Redesto mbabwira n'ibiciro bya buri kimwe. Ariko mbere yuko tujya kure, aka karabo ntabwo mwarimu kamenyereye mu gikoni cyanjye, mwarimu menyereye urunguru mu mavideo yose. Murabona ukuntu kano karabo ari keza. Curuza rero n'indabo, atari za ndabo nyine ndende, curuza indabo, ntabwo ari urugusa, ziba ziri mu mabara atandukanye, mu bwoko butandukanye. Nanjye rero navuze nti why not ncuruza indabo, igikoni cyanjye nkaba ntongeramo akarabo byibuza kamwe. Murabo kano karabo rero nagakunze, ni keza. Indabo zose ncuruza ziri muri ubu bwoko. Ni ururabo rero washyira kuri sala manje, ku meza yo mu ruganiro, ni ururabo washyira ku kabati ka televiziyo, ku kameza ko mu cyumba se, mu ma office atandukanye. Ndaza wenda kubanyurizamo akavideo gatoya, ndazifite. Ururabo rumwe ruba ari ibihumbi 10, ururabo n'akavazi. Ni uturabo twiza rwose dutandukanye, murabona ko nanjye mba nihayeho kamwe. Ako kari agaciyemo rero, reka dukomeze. Amashuri rero agiye gutangira, nayo mfite kubereka utu lunch box mbafitiye, turi mu bwoko bubiri, hari udufite udusorori tubiri n'udufite udusorori dutatu. Nyuma y'utu ndabereka n'akandi gakoresho k'ingenzi ukeneye iwawe mu gikoni. Ni ukuvuga tuno tu lunch box ukuntu tugiye tumeze, ushobora kugapfunyikiramo umwana wawe ajyanye lunch ku ishuri, kimwe nuko nawe ushobora kugapfunyikamo ibiryo ubijyanye ku kazi. Ni twiza, dufite udukapu twatwo. Udukapu rero ukuntu tumeze nadukunze, imbere ni kahandi hashobora kumenekamo wenda tuvuge ibiryo cyangwa se kanduye, ukaba watosa agatambaro ukagakamura, ubundi ugahanagura imbere neza cyane. Kadatose nyine, ntabwo imbere katoha, kari waterproof, ntabwo nyine kabasha gutoha. Kaba ari akabage keza gafungika, urabona karimo utungutu tubiri, haba hari akanini hari n'agatoya. Ikindi kintu cyiza rero cy'izi lunch box, kuzikorera isuku biroroshye kubera utu tw'imbere tuvamo. Ikindi cyiza nadukundiye nuko ntabwo ari plastike, aho ushyira ibiryo nyine ni aluminium. Murabizi ko gushyira ibiryo bishyushye muri plastike ntabwo ari byiza, ariko utungutu imbere ni aluminium, karatwarika neza. Ni utubage rwose tw'udusirimu, hari agafite tubiri nk'uko nari mbibabwiye, hari n'agafite dutatu. Ikindi rero turashyushye, ariko atari umwanya munini cyane, atari ukuvuga wenda ngo wabirazamo bikazagera ejo sangahe, oya. Ariko wabishyizemo bishyushye mu gitondo, wabifungura rwose saa sita, saa saba, saa munani bikimeze neza, bifite ubushyuhe. Utu tu lunch box rero nitwo nashakaga kubereka. Niba ufite umwana upfunyika ku ishuri ujyana lunch ari bufate ku ishuri, karatwaritse neza, ntikavunanye, ni agasirimu cyane, ni twiza. Ushaka ka tubiri ni ibihumbi 17 gusa, ushaka gafite dutatu ni ibihumbi 20 gusa. Nawe niba upfunyika ugiye mu kazi, utu tuntu ni twiza rwose, ni udusirimu, dufatika neza, turatwaritse neza. Utu ni utwa mbere rero
reka mbereke aka kabiri. Agakoresho ka kabiri nshaka kubereka ni aka ngaka. Muri Red Store nabazaniye izindi kitchenware set zidahenze zitandukanye na za zindi nari nsanzwe mfite, ariko na za zindi ziracyahari ku bihumbi 35 gusa. Utungutu rero natwo turimo udukoresho dutandukanye two mu gikoni, ni udukoresho 11 ku bihumbi 25 gusa. Utwo twose uri kubona turimo. Utu natwo rero tuba ari udukoresho 11 ku bihumbi 25 gusa, gatandukanye n'ako nari mfite ko kagura ibihumbi 35, ariko natwo nyine ndadufite. Utungutu rero nitwo twa 35, hadutaniye na turiya. Utungutu hari udukoresho dufite, kariya nari mberetse k'umukara kadafite. Akandi gakoresho gakenewe iwawe mu gikoni utagomba kubura rwose ni aka ngaka. Iyi vegetable kata rero iba ifite tuno dukoresho twose, ugenda uhinduranya bitewe n'ibyo ushaka nyine gukata na design ushaka kubikatamo. Aka nako rero ugakeneye ndadufite, nanjye nahise mfataho ako ndajya nkoresha mu rugo. Aka ngaka mubonye nkoresha muzajya mubona mu mavideo, nta kongera kurira ngo ndi gutamarira kubera nakase ibitunguru. Aka ngaka kazaza kamfasha. Ikindi, niba uri umuntu ukunda gacumbari, aka kantu gakata gacumbari neza. Ushaka gukata binini cyangwa se ugakoresha aka ngaka naberetse, gakata dutoya gacumbari rwose bikaba bimeze neza. Ikindi gatandukaniyeho na turiya wenda utwo nari nsanzwe nzi, ni uko aka gafitemo aka kandi ni kanini pe, ni kanini karihagije. Aka gakoresho ndangije kubereka rero nako kagura ibihumbi 18 gusa. Ikindi nshaka kubereka rero ni amatable runners. Hari video nakoze n'ubundi mberekamo amatable runners. Impamvu ngiye kongera kuyabereka nuko za zindi zarashize, nazanye ubundi bwoko. Ni ubundi bwoko wenda navuga ngo mu mabara, ariko ubundi ni zimwe. Ikindi izi ngizi ntabwo zihenze nka za zindi, nakuyeho ibihumbi 5. Za zindi zari ibihumbi 30, izi ngizi tebora nimwe ni ibihumbi 25. Ikindi umva ni twiza, dufite amabara meza, turi mu ma design meza cyane atandukanye. Uretse mbereke wenda uko zisa. Niba iwawe ufite salle à manger rero cyangwa se ameza yo kuriraho bitewe n'uko uyita, ndakubwiza ukuri ko iyi table runner urayikeneye. Ni twiza, ni udusirimu, tandukana rero no kuba ameza yawe aba yambaye ubusa nta kintu kiriho. Ikindi utandukanye
no gutegura nyine ibitambaro byuzuye ameza. Ibyo bintu rwose ntabwo bikigezweho, kwa kundi usanga salamanje utamenya ibara ifite, ugasanga washyizeho nyine igitambaro gikwiye hose. Ikintu ukeneye ni table runner, uyishyiraho ameza yawe agakomeza agaragaza ubwiza bwayo, noneho hariho na table runner, umva bikaba bisa neza kurushaho. Izi table runners rero imwe iba ipima metero 2, ariko hariho ababa bafite salamanje ntoya. Icyo ukora urayikatisha uruhande rumwe, bakongera bakarugusongorera bakagushyiriramo kariya nyine kantu kariho. Ziri rero mu mabara atandukanye, zigiye ziyifitemo n'utu design twiza. Umva izi table runners nazanye ni nziza cyane rwose, ibaze ko njyewe nanazikunze kurusha izo nari mfite bwa mbere. Birarangiye rero, ni ibingibi naberekaga, nagiye mbabwira n'ibiciro byabyo. Ugize icyo ukenera yaba muri ibi mberetse cyangwa no mu bisanzwe nsanzwe ncuruza, wampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero. Uwiteka rero akomeze kubarinda no kubagira neza, tuzasubire muri video itaha. Ndabakunda mwese, ciao ciao. Mu bindi ncuruza rero harimo n'aya mashyiga akoresha amashanyarazi, ari no kuri poromosiyo. Ishyiga rimwe ni ibihumbi 20, akamashyiga 2 ni ibihumbi 30. Reka mbereke n'amafoto ya bimwe mu byo ncuruza bindi, mbashyireho n'ibiciro byabyo.